Turabashubuje bene data, mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu tumenyereye, tubagezaho ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato buri munsi. Muri kumwe na Nzabamwita Pierre afatanije nanjye Aimable Nshimiyimana. Muri uyu munsi tugiye gutangirira ku cyigisho kitubwira ngo Yoweri intumwa yejejwe. Ni icyigisho cya 5. Isomo ryo kuzirikanwa riri muri Yoweri ibice 2 umurongo wa 15. Muvugirize impanda Siyoni, mutegeke kwiruza ubusa, mugire iteraniro ryera. Mu mwuka w'ubuhanuzi, ibihamya by'itorero volume ya 6 ku ipaje ya 404 baranditse bati: inkingi y'igicu ivuga umujinya n'uburakari kubica amategeko y'Imana, n'umucyo n'imbabazi no gutabarwa kubakomeje amategeko yayo. Mbere yuko dukomeza tubanze dusenge. Data mwiza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe biramukanya natwe. Mubyeyi, uduha umugisha wo kumenya ijambo ryawe no kuryitaho kugira ngo ryerere imbuto zo kwihana mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Iki cyigisho rero Yoweri intumwa yejejwe, tuzarebera hamwe uburyo Imana yita ku bwoko bwayo, kandi tuzarebera hamwe uburyo Imana igaragaza ibidatunganye cyangwa se umujinya wayo ku bidatunganye. Ibyo byose tuzabyigira hamwe muri iki cyumweru. Reka duhe umwanya Aimable adufashe kuri iyi ngingo. Urakoze cyane. Icyiciro cya 5 turiho muri kino cyumweru kivuga ngo Yoweri intumwa yejejwe. Mbere ya byose ndagira ngo twibukiranye ko Yoweri bisobanura ngo Yahwe cyangwa se Uwiteka niwe Mana, kandi nk'uko tubona muri Yoweri cyaho cya mbere ku murongo wa mbere, ise yitwaga Petueli. Yoweri akaba ari kumuhaga mu muryango wa Yuda, kuko n'ubuhanuzi bwe bwibanda ku Yuda no kuri Yerusalemu. Hano iyo turengeye Yoweri, abanyamateka bavuga ko Yoweri habayeho ku ngoma ya Yosiya. Rero mwene data arakoze, yadusomeye isomo ryo kuzirikanwa, dusomera mu mwuka w'ubuhanuzi, yerekana ko inkingi y'igicu ivuga umujinya n'uburakari wica amategeko y'Imana, ikaba ari umucyo n'imbabazi no gutabarwa kubakomeza amategeko yayo. Ngira ngo kwakomeza n'ingingo yo kuwa mbere, kuko ayo magambo arumvikana ko mwene data yasobanuye neza. Rero ingingo yo kuwa mbere ivuga ngo byerekeza ku gihe cyazaza, kigiye kureba icyo umuhanuzi Yoweri yahanuye, ariko akaba atarabihanuye mu gihe cye gusa, ahubwo mu by'ukuri bikaba binerekeza mu gihe cyahazaza. Ikibazo cya kirabaza kiti: ni ikihe cyago umuhanuzi Yoweri yavuze, kandi gifitanye iyihe sano n'ikintu kizabaho mu gihe kiri imbere? Mu gihe tugiye kora iki cyago umuhanuzi Yoweri yahanuye, ndetse n'icyo birengurizaho kizabaho mu gihe kiri imbere, nimureke turebere hamwe amagambo aboneka muri Yoweri igice cyayo cya mbere ku murongo wa 10 kugeza 12 n'umurongo wa 17 kugeza 20, ndetse no mu byahisho 16 ku murongo waho wa 8 ndetse n'uwa 9. Reka Pierre adusomere niba yahageze muri Yoweri igice cya mbere ku murongo waho wa 10 kugeza 12, areta asimbuka ajye ku murongo wa 17 kugeza 20. Reka dusome muri Yoweri igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Umurongo wa 10 haragira hati: imirima yononwe, igihugu kirirabuye, kuko imyaka yangijwe na vino y'umuhama yakamye, kandi amavuta ya elayo yabuze. Nimumwarwe mwabahinzi mwe, namwe abahingira inzabibu nimuboroge, murire,
ingano na sayire, muririre ingano na sayire, kuko imyaka yo mu mirima irumbye. Turageza 12. Uruzabibu rwumye kandi umutini warabye, umukomamanga n'imikindo nayo n'ibiti by'amapera ndetse n'ibiti byose byo mu mirima byumye, kandi umunezero ushira mu bantu. 17 17 kugeza 20. 17. Imbuto zumiye mu mayogi, ibigega birimo ubusa, ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka yumye. Yemwe nimwumve uko amatungo aboroga, amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi, imikumbi y'intama yanyukiwe. Ayiwe Uwiteka, ni wowe ntakira, kuko umuriro watsembyeho ibyanya byo mu butayu, kandi birimo iby'umuriro byatwitse ibiti byose ku misozi, ndetse inyamaswa zo mu ishyamba nazo zirakwifuza, kuko imigezi y'amazi yakamye, kandi umuriro watsembyeho ibyanya byo mu butayu. Arakoze cyane mwene data. Aya magambo asomye muri Yoweri neza arenguritsa ku cyago cya 4 kivugwa mu Byahishuwe. Reka tuharebe Ibyahishuwe 16 umurongo wa 8 n'uwa 9. Haranditswe ngo, nuko marayika wa 4 asuka urwabya rwe ku zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu boswa n'icyokere cyinshi, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago, ntibihana ngo bayihimbaze. Mwumva icyago cya 4 cyatumye ababi barushaho gutuka Imana, ntibigeze bihana cyangwa bayihimbaze. Rero nk'uko maze kubireba, kino cyago Yoweri yahanuye ntago ari cyo mu gihe cye gusa, ahubwo kirenguriza ku cyago cy'ahazaza muri bya byago bihembe. Yoweri muribuka inahanuye ku nzige. Buriya ari amagambo asomaga bira byose byabaye, byari bitewe n'inzige yahanuye. Rero ibi byago Yoweri yahanuye dukwiriye kuzirikana neza yuko ari akaga gakomeye cyane kazagwirira isi. Ndetse hano mu migisho kuri paragrafe ibanza hari amagambo ari ku nteruro iheruka avuga ngo, uwo munsi ubwo ibyo byago zabiri gusukwa, indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo, niko Uwiteka Imana ivuga. Intumbi zizaba nyinshi, ahantu hose bazazijugunya rumiwe. Muri ibyago bikomeye kandi biri imbere. No kuba turwinginga ivango byerekeza ku gihe cy'ahazaza. Ibyo umuhanuzi Yoweri yahanuye nta kabuza izasohora mu gihe cy'ahazaza. Ese wowe uko abibonye ibi byago bivugwa umuhanuzi Yoweri, wavuga ko iki turi kwitegura gusoza iyi ngingo kugira ngo n'abadukurikiye babashe gusobanukirwa neza naho byerekeza, wakumva no mu mikeya dushaka uburyo twanasoza. Hano batubwiye muri iki gitabo Intambara Ikomeye, batubwiye ngo ibi byago ntabwo ari rusange, bitabaye ibyo abatuye ku isi barimbukira rimwe. Nyamara hazaba hari ibiteye ubwoba bikabije bitigeze kumenywa n'umwana w'umuntu. Byumvikane yuko ibi byago bizaza ku isi, ariko ntabwo bizaza bigerera hose icyarimwe. Ni ukuri bizaza kuza ko bizaza, kubera ko abantu bica amategeko y'Imana kandi bakaguna Imana kandi bakanga kubireka. Byanga bikunda ibyago bizabaza. Murakoze rwose. Ariko dusoza amagambo aheruka tugiye gusorezaho yanditse na migisho agaragaza impamvu yacyo. Amaraso ya Kristo yaviriye umunyabyaha amukingira igihano cy'ibyaha bye, ariko mu rubanza ruheruka umujinya w'Imana uzasukwa ku munyabyaha, uzawutangaje utarimo imbabazi. Kuri uwo munsi abantu benshi cyane bazifuza ubwihisho mu mbabazi z'Imana. Ni ukuvuga biriya byago bizaza ari umujinya w'Imana ese ku banyabyaha banze kwihana. Kubw'ibyo rero imbere ko twebwe guterwa ubwoba n'ibyo byago, kuko twebwe ntabwo twifuza kuzaba mu mubare w'abanyabyaha
bizageraho ari nk'igihano cy'Imana kubanza kwihana, ahubwo twebwe nimureke twihane bikitwa none kugira ngo tutazaba umubare ko bazagirwa n'ibyo byago by'imperuka. Badusoreza. Iki cyigisho rero ni icyigisho cyiza kandi ni icyigisho kiturarikira kwihana, ni icyigisho kiturarikira gutandukanya ingeso zacu n'ingeso z'abakora ibyaha, ingeso zo gukiranuka, abubaha Imana, ingeso z'abakora ibyaha. Abakora ibyaha bazagerwaho n'umujinya w'Imana, abubaha Uwiteka bazarabagirana nk'inyenyeri zo mu isanzure ry'ijuru. Nimureke rero dutangire kwiga uburyo twatandukanya imico yacu no gukora ibyaha, noneho tuzabura uko turokoka umujinya w'Imana. Irukoze.